akantu uba ugende genda. Telefone yawe yakugezaho n'ukuri kuyivugira. Nari guhamagara ngo ngusezere. Ubu nagira ngo ubwire ko ejo nzagenda. Nari makazi kutegereje. Tegereje cyawe ubwira ko ejo nzagenda. Kweli byemere nkuko nabyumvishije kuri telefone. Ugomba kubyemera nta kundi. Nanze kubyemera ndavuga ni maka inje nka kwirebera amaso. Batayari rero ejo uzamerekeza. Nkuko nabyumvishije kuri telefone n'ukuri ejo mu gitondo. Ejo nzagenda ko niyo ngoma. Nzindutse. Si ukweli cyareka byemere kuko ntago nakwanga icyo umukunzi ashaka. Ese ntago. Sinkubure ntunyicire gahunda. Kuzajya untekerezaho ntago byawe. Mbabarira ihangane kabisa iminota micyanda bamugezeho narindi kwambara ndarangije. Yego sha urakoze kabisa. Sandaje. Zimibyo ngibyo cyangwa se ubyita. Sandaje. Akira
washyize hano ntubihavamishe buriya nta kibazo uba ufite koko. ntabwo shiri nawe rwose gusa ubwo ntabwo uzi ko ari uburinganire gusa kuki ubibonye numfashe kubiyora kandi uzi ko dukundana. shiri nta kibazo nyine ndagukunda urakaraga kanjye n'umutima nanjye shiri bakubwira. nzabona gufite sheri n'ukuntu ngukunda. Uzihangana nakundi rwose ko ari ngombwa ko ngomba kugenda urihangana nyine ariko nzaza vuba. Urabizi ndagukunda hose twavuga turi kumwe none ko ndabizi ariko ihangane. Oya we ntabwo nzakwibagirwa ahubwo baguha akantu nk'uwa ugembe genda sibyo. Esha umfashe ariko ubwo ko sheri n'icyo ubona nabasha gufata tutari kumwe. Ihangane ugende ntigitansiga nta kintu bakora.
hano rwose byarashimisha. Bimwe ngo ntashaka isukari, ubundi ngo ntashaka amata. Ubundi ngo harimo amazi menshi. Wa mugani ukwiye kujya mu rwawe. Ahubwo sha, ko nkubwira kujya mu rwawe nkabona ntacyo wibwira. Papa, mu gihe utarabona Mutesi nakweretse, ntuzatekereze ko nzakwereka umukazana cyangwa umwuzukuru. Ubu uranyumvira musaza wawe. Ntakwanga. Ariko kandi abajya kubivuga mbabona kare. Yumvira